ariko se nshimye ko ijambo ry'Imana turyiga. None se no kwizera nako kurigwa? Turebe nyirizina, turebe nimba no kwizera nabyo ari ngombwa kwigwa. None se nyirizina no kwizera ni ngombwa kukwiga? Kwizera nako kuze kwigwa? Yego, ndabasuhuje God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi, bwoko bw'Imana muri Afrika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nejejwe nuko twongeye guhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1. Nawe uri mushyashya kandi ni karibu, ni ikaze tubane. Kora subscribe kugira ngo duhorane umunsi ku munsi. Ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana tutanyuze ku ruhande. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero nyirizina tugiye gufatikaniriza hamwe kuri uyu murongo wa Irera TV1, yego, hamwe n'inshuti zacu, ubwoko bw'Imana, God's people, aho muherereye hirya no hino, dusubiza kino kibazo. Tuzi yuko kwiga ijambo ry'Imana turyiga kandi ari ngombwa, ari iby'ingenzi. Ese no kwizera nako ni ngombwa kwigwa, cyangwa ni ngombwa ko kwigwa? Kwizera nabyo ni ngombwa ngo byigwe? Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho, icyo bikomozaho, ariko nyirizina dore ko kuri Irera TV1 buri munsi twiga Bibiliya. Ubu tuba turimo gucukumbura, twinjiramo imbere nyirizina muri Bibiliya, tureba iby'ingenzi bikwiye gukorwa. Mbese bikwiye gukorwa byo bikwiye gukorwa mu buhe buryo? Hano niho tugiye kurebera hamwe dusubiza kino kibazo cyo kugira gute gusobanura nimba kwizera nabyo ari ngombwa kukwiga, nimba kwizera nabyo ari ngombwa kugira ngo tubyige. Niho turareba ijambo ry'Imana ribisobanuraho mu gitabo n'ubundi cya Bibiliya, dore ko igitabo cya Bibiliya aricyo kitwereka imvugo y'Imana yacu, kandi imvugo y'Imana yacu niyo tugomba kubahiriza no kugenderaho kugira ngo tubashe gukora ibikwiriye. Turi mu kiganiro n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Ese icyo turimo gukora nicyo tugomba kuba turimo gukora? Aho turi ho ni ngombwa kandi niho h'ingenzi kuri iyi si. Ese turimo gukora icyo tugomba gukora? Nibyo tubirebera hamwe nyirizina ku murongo wa Irera TV1, tureba byinshi cyane bigiye bitandukanye. Niho turasanga n'ubundi Bibiliya bikomozaho. Tusanga Bibiliya ivuga mu Baheburayo ibice 13 mu murongo wa 7 havuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ngicyo cyo ijambo ry'Imana ririmo kugaragaza. Riragaragaza yuko tugomba kwibuka abatuyoboraga kera, cyangwa abayoborwaga n'umwuka w'Imana batwigishaga. Ijambo rikomeza rigira riti bakatwigisha cyangwa bakatubwira ijambo ry'Imana. Yego, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, ngo tuzirikane imyitwarire babaga bafite, ngo mwigane kwizera kwabo. Ijambo ririmo kutwereka yuko tugomba kwigana, kwiga imico yabo cyangwa imigendere yabo babagamo, twige kwizera kwabo bari bafite, twigane imyizerere bari bafite muri kiriya gihe cyabo. Ni ukuvuga ngo iyo turimo tureba mu batubanjije, turimo kubibona n'ubundi mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, tubona uburyo bitwaraga n'ubuzima babagamo. Ubwo buzima babagamo bwarangwaga n'ibitangaza gusa. Ibyo bitangaza byabonekaga cyangwa byazaga bitewe no kwizera bo ubwabo bari bafite. Ibitangaza rero bakoraga ni ibiduhamiriza ukwizera bari bafite. Bibiliya twereka yuko, cyangwa ijambo ry'Imana ritwereka yuko dukwiriye kwigana kwizera kwabo, kwizera bari bafite nyirizina.
kugira ngo n'ubundi natwe tugire kwizera guhamye kandi ukwizera kuza kubonekamo n'ibitangaza by'iyo twizera. Twebwe ni ukwemera yuko Imana yacu ibashije byose. Iyo twizeye, iyo ngiyo twiringira ariyo Mana yacu, Data wa twese wo mu ijuru, Jehova utuma biba, uwo nguwo kumwizera, kwiringira yuko abashije, ari umunyembaraga, bikora ibitangaza byinshi cyane, hakoreka ibirenze iby'abantu dutekereza cyangwa ibyo twabaga twiteze. Rero ijambo ry'Imana ryerekana yuko kwiga cyangwa kwigana kwizera nabyo biri ngombwa, kandi kwizera nabyo biri mu byigwa nyirizina. Rero niho batwereka nabo tugomba kubyigiraho. Abatubanjirije, abatuyoboraga, batwigishaga ijambo ry'Imana, birakwiye ko tuzirikana ingeso zabo, tuzirikana iherezo ryabo mu ngeso zabo bari bafite, cyangwa imico n'imyitwarire bari bafite mu gihe cyabo. Ibyo n'ubundi tubibona mu mateka aboneka mu gitabo cya Bibiliya. Yego, niho hatwereka abatubanjirije aribo batwigishaga ijambo ry'Imana, uburyo bizeraga. Yego, rero ubwoko bw'Imana, God's people, birakwiye yuko buri munsi twiga Bibiliya, tukayisoma, tuniga icyo twasomye icyo bisobanura ibyo ari byo. Rero niho turaza kubona n'ubundi nyirizina, tubona yuko kwizera cyangwa kwizera nyirizina nako kuri mu byigwa mu gitabo cya Bibiliya. Ndabashimiye God's people, n'ubundi tubana umunsi ku munsi twiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo tumenye icyo tugomba kuba dukora mu gihe nk'iki ngiki tukiri ku isi, ku minota dufite tukiri muri isi. Yego, ndagushimiye wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, nawe dusanganywe. Yego, inshuti yakadasohoka ku murongo wa Irera TV1, ndabashimiye mwese, mugumye mugubwe neza, kandi icyigisho nk'iki gishyashya ni ngombwa ngo ugishyire mu bikorwa ukimara kucyumva, kandi ukimenyeshe na bagenzi bawe. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu.